Reka nongere mwikaza hano kuri Impuguke Info, nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel. Ni amakuru agezweho kano kanya. Mu makuru tugiye kugarukaho, Ituri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abanditsi b'urukiko bamaze imyaka 10 badafata ku gafaranga, kuri ubu ngo batangiye kwigaragambya. Ndayishimiye perezida w'u Burundi yahangayikishijwe n'ingo zisenyuka, ngo hari abatazi kugorora imyenda bigatuma ingo zabo zisenyuka. Mwayikaze mu makuru agezweho kano kanya. Ushaka kudukurikirana unyuze ku mbuga zacu nkoranyambaga zirimo Facebook, X, YouTube, Vidimenta ndetse n'ahandi hose ushaka kwandikamo Impuguke Info, ndetse na impuguke.com, aho naho wadusura 5/5. Reka dutumikira badutumye, ngaruke mu kanya twinjira mu makuru mu buryo burambuye. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jeswe zo bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwira uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze. Ariko igihugu ngiye kubabwira maginga ya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya, babigenza barya, bagira bate. Ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Bo ni nk'umurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa. Bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayitemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye hano kuri Impuguke Info. Amakuru duhera muri Ituri, akabari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kuvugwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko rero abanditsi b'urukiko hariya muri Ituri bamaze imyaka 10 badahembwa, kuri ubwo batangiye kwigaragambya. Nibura abanditsi 70 bakora urukiko rw'ubujurire rwa Ituri batangiye imyigaragambyo kuri uyu wa mbere tariki 12 Gicurasi 2025 kubera kumara imyaka 10 nta mushahara cyangwa se agahimbaza musiki babona. Bakaba bavuga ko nyine bituma nyine nta terambere babona muri uyu mwuga. Aba bateraniye imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Buniya bitwaje ibyapa byanditseho nta bikorwa. Abanditsi bari mu myigaragambyo. Icyo nakuvuga ko nuko mu magambo batangarije abanyamakuru ababafasha mu bijyanye n'amategeko, benshi muri abo kandi bakaba bafite nimero z'abakozi bavuga ko nyine bamaze imyaka 10 bataza umushahara. Barasaba ko ubuyobozi bwagira icyo bubikora bakaba babona imishahara yabo. Akaba ari cyo nakuvuga ngo biramutse binaniranye rero bakaba batasubira mu kazi. Ihuriro ry'abanditsi b'inkiko rivuga ko 15% gusa muri bo ari bo bahabwa umushahara cyangwa se agahimbaza musiki, mu gihe abenshi batagira nta mikoro. Icyo nakubwira nuko byongeye kandi nta kuzamurwa mu ntera byabayeho mu myaka irenga 10, binyuranyije n'amategeko ateganya kuzamurwa mu ntera kwa buri myaka 3 ku bakozi ba leta. Icyo nakubwira nuko Jojo Risala, perezida w'ishyirahamwe ry'abanditsi b'inkiko muri Ituri, akaba nyine ababazwa nuko abayobozi bakomeje guceceka ku byifuzo byabo byinshi. Yagaragaje ko kandi abanditsi bamwe bamaze imyaka irenga 30 muri iyi mirimo ariko badafata umushahara. Urumva ni inkuru iteye agahinda hariya muri Ituri, akari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo.
Reka tuve muri Kongo twerekeze mu gihugu cy'u Burundi, reka turebe andi makuru ari kuvuga twegeze kuri perezida w'iki gihugu yitwa Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye ni umwe mu perezida bakomeje kugenda bagarukaho cyane hirya no hino. Kuri ubu Ndayishimiye niyumva ukuntu umukobwa ataza agaciro k'umunyu n'ibishyimbo yakubaka urugo rugakomera. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaje ko ahagajijwe n'ingo zisenyuka mu miji ya Bujumbura. Kuri ubu ngubu nyine bikakoza ngo zisenyuka zitamaze kabiri, asobanura ko abenshi nyine baba nyine ingo zabo zisenyuka bigaterwa n'uburere abashakanye baba batarahawe nyine ubwo bahabwa uburere bufite imbaraga. Icyo nakubwira nuko imbere y'abakristo nyine bitoro rya Eglise Evangelique de Ame hariya mu gihugu cy'u Burundi, Ndayishimiye yavuze ko abatanga inyigisho zo kubaka, inyigisho nyine bakwiye kuba bazishyiramo imbaraga bagagarukira impamvu zituma ingo zisenyuka hakiri kare cyane. Reka wenda ngerageze nkotinge ibyo yavuze. Perezida Ndayishimiye yagize ati abantu bashobora kubaka urugo nta n'umwe uzi kugorora imyenda. Hari umukobwa babajije bati urabona ugeze igihe cyo kubaka? Ati yego. Ikiro cy'umunyu kigura ngahe ku isoko? Ati ntabyo nzi. Ikiro cy'ibishyimbo kigura ngahe ku isoko? Ati nabyo ntabyo nzi. Bati rero wari wajya guhaha na rimwe? Umukobwa ngo arasubije ati oya. Akari perezida Evariste Ndayishimiye yagendaga abitangaza. Ndayishimiye yavuze ko nyine uyu mukobwa yabajijwe niba hari icyo azi mu bijyanye no guteka, asubiza ko iwabo nyine ateka umukozi wo mu rugo gusa. Abazwa uburyo amesesha omo, asubiza ko nabyo atabizi. Akari perezida Evariste Ndayishimiye yagendaga abigarukaho. Wenda reka nkotinge nanone Ndayishimiye uburyo yabisubijemo. Ati mbwira uwo muntu yakubaka urugo koko rumeze gute? Umuhungu n'umukobwa bakuriye muri pusipusi, barerwa n'umukozi wo mu rugo ari ubamesera bagororera, niwe wabagaburiye akabatamika bagateka wibereye kuri televiziyo gusa ngo uri umufamiliye. Urava mu rugo ngo ugiye muri korari. Umuhungu n'umukobwa bahuye bameze nkaho ubwo rugo rwabo barwubaka rukaba rumeze rute? Twasanze aricyo gituma ingo zimara amezi makeya zikaba zirasenyutse mu mujyi wa Bujumbura. Ndayishimiye yasobanuye ko bigoye kwinzu ngo nyine zubakiriye kuri urwo rutoki zita zisenyuka kuko nyine kuva mu bwana bwabo babakora imirimo nyine yabo itandukanye, nyamara bamwe nta mirimo bakoze. Akaba yagendaga atangaza perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Wenda icyo nakubwira, uyu mukuru w'igihugu yasabye urubyiruko rwo mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu yindi mijyi itandukanye kujya rufata umwanya rukiga imirimo yo mu rugo irimo guteka, kujya guhaha ku isoko ndetse no kumesa. Yasobanuye ko abana be barimo w'imyaka 7 ari bonyine babayeho muri ubwo buryo. Ati iwanje abantu iyo bajyaga guteka bikurikiranaga, hanyuma ngo byashya bari guteka bagata igitunguru, hanyuma bakagenda bakora neza. Ati rero urumva ko twebwe ibintu bimeze neza. Icyo nakubwira nuko Ndayishimiye yasabye ababyeyi b'abana bo mu mujyi wa Bujumbura gushakira icyo bakorera abana bo kugira ngo babone imirimo yo mu rugo. Akabamenyesha ko nyine nibatazabikora ingo zabo z'abana zagenda zisenyuka zitamaze kabiri, kuko nyine hari bo badashyiramo imbaraga muri rusange. Reka tuve kuri iyo ngingo nkubwire ko Depite Sindaye baravuga ko induru yamurokoye rero mu gushimurwa. Depite Jean Baptiste Sindayigaya wo mu nteko nshingamategeko mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko yafashwe n'abagabo 4 barimo wari ufite imbunda bashaka kumushimuta, gusa nyine iza kuza kuba
bazahura n'icyo nakwita nk'umugisha. Baje kureka nyuma yo guha induru umunwa arasakuza cyane aravuga ati nyamuneka munabare. Uyu mudepite avuga ko yahuriye na ririya nsanganya hazwi nka gare ya Nodi ni mu mujyi wa Bujumbura. Yabwiye BBC gahuza miryango ko aba bagabo nyine bamufashe bashatse kumwinjiza ku ngufu mu modoka ya Dabo Sabine, hanyuma nyine iyi modoka kwa makuru akaba kwitagiraga plaque ukagendaga abivuga. Yagize ati navugije induru mvuga ko ndi umudepite ngo ntibanyice, ariko bakagumya bakansunikira muri iyo modoka, bankubise ku jisho ari nako bakomeza kunsunikira mu modoka. Nyuma ati rero naje kuza kuba rwose ntandaraza amaguru, abantu barahurura nabo bamfasha kuvuza induru. Sindayeba yavuze ko nyine yatabawe n'abapolisi bo kuri station yo muri iyo gare ya Nodi nyuma yo kuvuza induru nyine abapolisi bakamwumva, akabicyo yagendaga atangaza. Hanyuma Sindayeba kandi yakomekejwe ku jisho nabo avuga ko nyine bashaka kumushimuta, avuga ko abapolisi nyine bavuze ko bamenye iyo modoka ko yarimo nyine irimo abari mu rwego rw'iperereza n'ubwo plaque yabo nyine itari iriho muri rusange. Icyo nakubwira kandi nuko polisi y'igihugu cy'u Burundi bice muri perezida ni Pierre ahubwo Nkurikiye uyivugira, yavuze ko nyine kuri ubu ngubu abashatse gushimutura mudepite atari byahubwo ari ibinyoma. Icyo nakubwira nuko yavuze ko kandi cyabaye ari ukuri mudepite Sindayeba yahuriye mu muhanda n'abandi bantu babarirwa muri 5 bari batwaye imodoka, nyuma baza kuba nyine barwana nyuma kunanirwa kumvikana nyine nyuma kubijyanye no kutagomba gutambuka. Nkurikiye yavuze ko iperereza rigikomeje kugira ngo abarwanye nawe bamenyekane, hanyuma nyine buri wese aryozwe ibyo yakoze muri rusange. Akabicyo nakubwira kuri iyi ngingo ari nanga nsoreje amakora aragezweho kano kanya. Ndagushimiye cyane. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, reka tuze gusura amasari imbere makuru za kubagezweho hagati ngaho. Igitondo cyiza nibe byiza muri jyano na ryatandukanye mwisi mwumva impuguke info, kandi subscribe tubaje kubana umunsi ku munsi makuru ndetse n'ibiganiro byacu tukugezaho hano kuri impuguke info. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jesco izo bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwira uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze, ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya babigenza barya bagira bate, ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Ubona inkumurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayitemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugerezaho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu.